kiguha. Haleluya. Mwizina rya Yesu w'i Nazareti haguruka ugende. Tuba kuvuga kukamaro k'Umwuka Wera. Intumwa ziteranye zahawe Umwuka Wera zitangira gukora ibitangaza. Impano ziraboneka, gukiza abarwayi kuraboneka, kwirukana abadayimoni kuraboneka. Haleluya. Haleluya. Ariko kamabaza ndashaka umuntu wasomye cyangwa agasomera sizo shambo rivuga ngo icyakora koko muzahabwa Umwuka we, muzahabwa imbaraga Umwuka Wera n'abantu ibana. Ibana muzahabwa ibiganza, muzahabwa imbaraga Umwuka Wera muzabana bo kuhamya Imana ishimwe cyane. Hari ibintu biranga abantu bamaze kwakira imbaraga z'Umwuka Wera n'ibyishimo nabyo bibaho. Haleluya. Amen. N'ibyishimo nabyo bigute bibaho. Kuko nasomye ijambo ngo imbuto z'Umwuka harimo urukundo, ibyishimo, kugira neza. Haleluya. Amen. N'ibintu byose habamo n'ibyishimo kugira Umwuka Wera. Usome ijambo ry'Imana urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 12 n'umurongo wa 3. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto 12 n'umurongo wa 3. Usome mu izina rya Yesu. Randitswe ngo nicyo gituma bamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'Umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'Umwuka Wera. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi mukuru wa Pentekote igihe twibuka Umwuka Wera yamanukiye indumwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mufashe tujyane kuri aya magambo atari menshi atari magufi, ariko twumve n'Umwuka agambiriye muri ijambo. Niyo n'umunsi mukuru wo kwibuka igihe Umwuka Wera yamanukiye indumwa. Twabisobanukiwe ndetse bihagije ngo bari Yerusalemu ari mu cyumba cyo hejuru, bari bahuje umutima, barimo gusenga, kuko bari barasezeranijwe kuzahabwa imbaraga z'Umwuka Wera. Haleluya. Amen. Bibiliya ikibwira bari mu cyumba cyo hejuru, twarabisomye, imbaraga ziramanuka z'Umwuka Wera, umwe avuga ururimi rw'iwabo, batangira kuvuga indimi nyinshi nk'uko Umwuka Wera yabahaye kuzivuga. Haleluya. Benshi baratangara babona uri kuvuga indimi rw'iwacu bakavukire, mbese hari Ikilatini, Igiswahili, Icyongereza, Ikiyahudi, buri wese avuga ururimi rw'iwabo. Imbaraga z'Umwuka Wera zirabaho. Haleluya. Bakimara guhabwa imbaraga z'Umwuka Wera, hari abagabo babiri batungukiyemo cyane, Petero na Yohana, bamaze kubona imbaraga z'Umwuka Wera. Ngo ku isaha ya saa 9 bambaye neza, bakostimye, bakenyeye, bagiye gusenga Imana. Haleluya. Ngo ari ku isaha ya saa 9 ngo bageze ku irembo ryitwa Ryiza. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Ariko mbashe babwira akamaro k'Umwuka Wera. Haleluya. Ngo bamaze kugera ku irembo ryitwa Ryiza bagiye gusenga Imana, bahasanga ikirema cyari ikirema y'ibirenge gisabiriza
bambaye neza barimo bafite ku mafaranga bafite ku madolari ndabona basana amafaranga. Haleluya. Ngikireba mukibitegereje kirabasaba. Haleluya. Kibasabye Petero na Yohana barakibwira ngo itoro weho umanze uturebe umanze izahabu nta na zahabu igotekereza na zahabu twebwe icyo dufite. Haleluya. Twebwe icyo dufite icyo dufite turakiguha. Haleluya. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti haguruka ugende. Ndimo kuvuga ku kamaro k'umwuka wera. Intumwa ziteranye zahawe umwuka wera zitangira gukora ibitangaza. Impano ziraboneka, gukiza abarwayi kuraboneka, kwirukana abadayimoni kuraboneka. Haleluya. Haleluya. Hari uburyo umwuka wera akora mu bantu. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusenga. Pawulo yandikira Abakorinto yamaze yabereka uburyo bw'impano z'umwuka wera kugira ngo nubwo impano ari nyinshi ariko umwuka n'umwe. Muvuge ngo umwuka n'umwe. Haleluya. Ndagira ngo batangarize muri uyu mwanya umuntu ukumeze. Umuntu afite amagufa 208. Aya magufa 208 y'urukingo rumwe rurabaye n'urundi rurabaye. Haleluya. Y'urukingo rumwe rurabaye n'urundi rurababara. Pawulo rero abwira Abanyakorinto arabwira ngo akamaro k'impano z'umwuka. Umwe yahawe impano yo kuvuga indimi nyinshi, undi ahabwa impano n'uwo mwuka guhanura, undi ahabwa impano no gusobanura indimi, undi gukora ibitangaza, undi gusengera abarwayi, undi kwirukana abadayimoni. Ariko uwo mwuka wera uzikoresha n'umwe. Mumvugire ngo amen. Haleluya. Uririmbye utagira umuyobozi wo gushumana kugarure waputava. Mwuka wera n'umwe. Pawulo turusenga abwira Abanyakorinto abwira ngo nta muntu uvuga ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ngo Yesu ni ikivume. Non, jamais. Jamais. Non, jamais. Jamais. Alléluia. Alléluia. Shahari baraka sumuka wewe. Sigira ku muntu y'umudanje kwakira muka wewe. Muka baraka umuyobozi, muka baraka tegeka, muka baraka senya, muka baraka hindura, muka wewe. Alléluia. Mungu afite baraka sumuka wewe. Ya muraya za Yesu n'umwana. Ya baraka Yesu n'umwana. Bamaze kaza Yesu n'umwana. Haleluya. Katima kasukuka wewe. Tamu tugiri no muka wewe uvuga ngo Yesu ni ikivume. Ikisi. Haleluya. Amen. Haleluya. Umuntu wese ufite muka wewe arama Yesu n'umwana. Muvuge Yesu n'umwana. Arama Yesu n'umwana. Ibintu bikomeye Yesu n'umwana. Inzira zabuze Yesu n'umwana. Abantu bafanze Yesu n'umwana. Uwo ni umuntu ukorerwa muri imbaraga z'umwuka wera. Umuntu uri kumva afite umwuka wera muri we. Ko umwuka wera yongeye kugaruka muri we. Ubundi reka babwire mwageze. Hari mu rugendo umuntu ahura n'ibyo kumukangura. Ariko baho wagaga kuri uyu munsi. Niba wavugaga nabi uyu munsi uvuge neza ko umwuka wera kumanukiye. Mu izina rya Yesu. Umwuka wera arahindura, umwuka wera asobanura umuntu, umwuka wera agira umuntu inama. Iyo umuntu afite umwuka wera niyo ageze ahantu ibintu bamuteze umva umwuka wera muhamara ijwi ati katanaho mukandi kanya kari mama aho badutegeye so bagize ute batubonera kubera turi n'ubwoko bw'iki bw'Imana. Umwuka wera
nyingabo Mana ishoboye byose tumaze kumenya ko mukabara n'umuyobozi imodoka yose idakora kontrole tekinike ntabwo ibasha kugenda imodoka itagira amavuta ntabwo ibasha kugenda imodoka itagira moteri ntabwo ibasha kugenda tumaze kumenya ko mukabara n'umuyobozi mu itorero ryawe mwuka wera akamanukira intumwa ariko mwuka wera azamurikira iteraniro sindagiye yawe yahabwa icyubahiro teka byose mukumvire mwuka wera akomeze kuganza no kuyobora mu izina rya Yesu hari uburyo mwuka wera akora mu bantu Yesu ashimwe cyane tugiye gusenga Pawulo yandikira Abakorinto yamaze yabereka uburyo bw'impano z'umwuka wera kugira ngo nubwo impano ari nyinshi ariko umwuka n'umwe muvuge ngo umwuka n'umwe Aleluya ndagira ngo batangarize muri uyu mwanya umuntu ukumeze umuntu afite amagufa 208 aya magufa 208 y'urugingo rumwe rurabaye n'urundi rurabaye Aleluya y'urugingo rumwe rurabaye n'urundi rurababara Pawulo rero abwira Abanyakorinto arambwira ngo akamaro k'impano z'umwuka umwe yahawe impano yo kuvuga indimi nyinshi undi ahabwa impano n'uwo mwuka guhanura undi ahabwa impano no gusobanura indimi undi gukora ibitangaza undi gusengera abarwayi undi kwirukana abadayimoni ariko uwo mwuka wera uzikoresha n'umwe mumvugire ngo amen Aleluya uririmbye utagira umuyobozi wo kugushuma kugarure waputava mwuka wera n'umwe Pawulo turi gusenga abwira Abanyakorinto arambwira ngo nta muntu uvuga ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ngo Yesu ni ikivume non jamais non jamais Aleluya Aleluya cyari imbaraga z'umwuka wera zigera ku muntu iyo mudahije kwakira mwuka wera mwuka wera akaba umuyobozi mwuka wera agategeka mwuka wera arasenya mwuka wera arahindura mwuka wera Aleluya iyo muntu afite imbaraga z'umwuka wera yaba urayaza ngo Yesu ni umwami yaba urayaza ngo Yesu ni umwami bamaze akavuga ngo Yesu ni umwami Aleluya kachimbanga z'umwuka wera nta muntu ubwirijwe n'umwuka wera uvuga ngo Yesu ni ikivume ikisi Aleluya Aleluya umuntu wese ufite mwuka wera aravuga ngo Yesu ni umwami muvuge ngo Yesu ni umwami aravuga ngo Yesu ni umwami ibintu bikomeye ngo Yesu ni umwami inzira zabuze Yesu ni umwami abantu batanze Yesu ni umwami uwo ni umuntu ukorerwamo n'imbaraga z'umwuka wera umuntu uri kumva afite mwuka wera muri we ko mwuka wera yongeye kugaruka muri we ubundi reka babwire n'abageni hari nk'urugendo umuntu ahura n'ibyo kumukangura ariko baho wagaga kuri uyu munsi niba wavugaga nabi uyu munsi uvuge neza ko mwuka wera kugarukiye mu izina ryanjye mwuka wera arahindura mwuka wera arasobanura umuntu mwuka wera agira umuntu inama iyo umuntu afite mwuka wera niyo ageze ahandi ibintu bamuteze umva mwuka wera muhamara ijwi ati katanaho mukandi kanya ukarimamo aho badutegeye so bagize ute batubonera kubera turizwe n'ubwoko bw'iki bw'Imana mwuka wera ni umuyobozi muri byose mu izina rya Yesu kadusenge Mana data mu izina rya Yesu Mana nyir'ingabo Mana ishoboye byose tumaze kumenya ko mwuka wera n'umuyobozi imodoka yose idakora kontrole tekinike ntabwo ibasha kugenda imodoka itagira amavuta ntabwo ibasha kugenda imodoka itagira moteri ntabwo ibasha kugenda tumaze kumenya ko mwuka wera n'umuyobozi mu itorero ryawe mwuka wera
Sina ryawe rihabwa icyubahiro. Teka byose mukumvire, mwuka warakomeza kuganza no kuyobora mu izina rya Yesu.